Iyo abantu babiri bari mu rukundo nta gihe kiba kirekire cyane, nta ntera iba ndende cyane kandi ntawe ushobora kubatandukanya. Urukundo rw'ukuri rwihanganira ibigeragezo byose, yaba igihe kirekire cyangwa intera ndende, kuko hari umubano ukomeye n'ubumwe bidashobora guhirikwa n'ibibazo byo hanze. Muri make, irinde gusesengura cyane ibihe bibi mu rukundo, kuko menya ko ibihe byose bigenda bihinduka. Ugomba kubaka urukundo rwubakiye mu kwizerana no gusabana mu buryo burambye. Niba ukunda umuntu, hari amahirwe angana na 80% ko uwo muntu nawe agukunda. Kuko akenshi iyo ukunda umuntu, hari amahirwe menshi ko nawe yumva uburyo wiyumva, cyane cyane iyo mufitanye ibiganiro byiza cyangwa umubano wihariye. Bishatse kuvuga ko ujya ugerageza kuvuga ibyiyumviro byawe mu buryo butuje kandi bwubaha. Irinde kubyihutisha cyangwa kubishyiramo igitutu. Wowe reka urukundo rushinga imizi buhoro buhoro, bizagera ahantu wishimira. Komeza kwiyubaha no kumenya agaciro kawe, kabone n'iyo uwo muntu atakugaragariza ibyiyumviro bisa n'ibyawe. Kunanirwa kwikura umuntu mu bitekerezo byawe bishobora gusobanura ko nawe ahora kwitaho mu bitekerezo bye. Erega iyo uhora utekereza ku muntu, akenshi ni nako haba hari isano yihariye hagati yanyu, kandi bishoboka ko nawe agutekereza ahereka. Ubwo rero wagakwiye kugerageza kumenya niba uko wiyumva bifite ishingiro. Jya uganira nawe witonze, niba hari icyo wifuza kumenya, wiyubahe kandi wihangane kubw'ibyiyumviro byawe. Kandi igihe cyose wumve ko guhangana n'ibigeragezo mufatanyije bishimangira umubano wanyu. Kumva muri wowe utameze neza cyangwa ukumva udatekanye kandi mu bigaragara wowe nta kibazo ufite, bishobora kuba ikimenyetso cy'uko wabuze umuntu. Muri make, agahinda kenshi kadafite impamvu zigaragara gashobora kuba gaturuka ku buryo urimo kwiyumva cyangwa ku by'amarangamutima ajyanye n'umuntu ukumbuye cyangwa ugukumbuye. Niyo mpamvu rero, igihe wumva ubabaye kandi utazi impamvu yabyo, gerageza gutekereza ku bantu b'ingenzi mu buzima bwawe cyangwa ugerageze kubashaka ubavugisha. Ibyo bishobora kugufasha kumva uruhuza. Hari amoko abiri y'abantu badashobora guhuza nawe amaso uko byaba bimeze kose: umuntu ushaka kuguhisha ikinyoma n'uwashakaga kuguhisha urukundo. Ibi bivuze ko kudashobora guhuza nawe amaso bishobora kuba ikimenyetso cy'uko umuntu afite icyo aguhisha, yaba ari ikinyoma cyangwa amarangamutima y'urukundo adashaka kugaragaza. Rero jya ushyira umwete mu kumva no gusobanukirwa impamvu y'imyitwarire y'abantu aho kwihutira kubacira urubanza. Baganirize neza utuje, bityo bagire icyizere cyo kuguha ukuri cyangwa kugaragaza amarangamutima yabo. Kwihakanwa cyangwa kwirengagizwa n'umuntu witayeho birababaza cyane. Ibi ni kimwe n'uko wakomeretswa ku mubiri, kuko kwirengagizwa n'umuntu ukunda cyangwa wita ku mubano wanyu bigira ingaruka zikomeye ku mutima no ku bitekerezo, nk'uko gukomereka ku mubiri byakubabaza. Bivuze ko rero, niba wumva ubabajwe no kwirengagizwa, jya ugerageza kuvugana n'uwo muntu neza, umubwire uko wiyumva. Niba bigoye, jya wiyubaka mu mutima kandi ukomeze gushaka uburyo bwo guha agaciro ubuzima bwawe aho gutegereza abandi. Abakobwa ntibajya bibagirwa urukundo rwa mbere uko byagenda kose, ariko kandi n'abagabo nabo ntibajya bibagirwa umukobwa wa mbere wabateye agahinda. Ibi bivuze ko abantu bashobora kugira imbaraga mu bitekerezo byabo kubera ibyiyumvo by'urukundo rwa mbere, yaba ari ibyishimo cyangwa agahinda. Urukundo rwa mbere rugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'umuntu, cyane cyane mu buryo bwo kwibuka ibihe byiza cyangwa ibihe bibi. Niba byarigeze kukubaho ukaba waragarutse mu gakino k'urukundo, gerageza gufata neza umubano wawe, uharanire gukora ibyiza kugira ngo ugire inkurikizi nziza ku buzima bwawe ndetse n'ubw'abandi. Ibyo byubaka umubano wubakitse ku rukundo rw'ukuri no ku bwubahane. Abakobwa ntibakunda abasore babwira buri mukobwa wese babonye amagambo y'urukundo. Niba ushaka gukundwa n'umukobwa, reka gukina cyangwa gusebya cyane. Ni ukuvuga ko abakobwa bashaka abasore bafite ubushobozi bwo kuba bari serious, bagaharanira kubaka umubano ufite intego. Kuba umusore ukina cyangwa ukora ibintu bisekeje cyane ntibyereka umukobwa ko wita ku rukundo rwanyu. Inama ugirwa ni uko wajya witwara neza kandi ushyira imbere imibanire y'ukuri, aho gukina cyangwa kugirira abakobwa bose imyifatire imwe. Ibi bizatuma umukobwa aguha agaciro kandi ukamenya niba ashaka gukomeza kugirana umubano hagati yawe nawe. Abakobwa bakunda kumva bashimirwa nubwo waba ubikoze mu buryo butari bwo. Uti gute? Burya abakobwa bakunda kumva bashimwe cyane, bakavugwaho ibyiza nubwo ibyo uvuga byaba bitari ukuri. Ibi bishobora gutuma bagira icyizere mu bandi no kwishimira uko babonwa. Gusa nubwo abakobwa bakunda gushimwa, wowe ndakugira inama yo kuzajya ushyira imbere amagambo y'ukuri n'ibyiza bigaragaza ubuzima bwe. Burya gushimira umuntu ni byiza kandi byubaka umubano.